Barakekwaho ibyaha birimo guteza imyidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, ndetse no gukubita cyangwa gukoresha urugomo abayobozi bo mu nzego za leta. Ni ibintu nawe atazi neza ko ari buze gucika, ndetse abenshi bavuga bati biraza kurangira uyu mugabo amanuwe imageragere asangeyo bagenzi be barimo uwitwa Jihad ndetse na Fata ku mavuta. Uyu DC Clement ubwo yakoraga iki gikorwa kimeze nkaho arimo arateza imidugararo cyase no kuvuga ko hari abayobozi bamuyoboye ku bakozi bakora umurimo abenshi akunda kwita ngo ni ikiyede cyase baba nibi ngibi wakora iki aho kugira ngo batubwiye atari ko ibi bintu ntibinageze gutya byibuze at least bakaza bakareba inyubako ese zirakomeye inyubako bakazana aba engineer babo bagakora inspection, ariko nta n'ikintu nikina even na meya ntigeze anagera nahanga na engineer wakari ntigeze anagera nahanga. Ibintu byose byakozwe no engineer w'umurenge juste kuko ngo yamenye ko ngo twahaye abahigi amafaranga menshi. Mwese ubwo twakora ese ku ruhande rwewe usibye amafaranga 900 mwahaye abahigi ibyo jambo yavuze. None se nkawe utuye ahangaha ntago mugeze mubona umukuru w'umudugudu ahagera? Ntawe. Muramuzi se ahubwo? Turamuzi. Iki kibazo sinago rakize Atakizi se cyangwa nawe hari uburyo yaba yarariye? Oya, ejo yariye ahubwo umunsi w'ejo ko biravugwa ko ruswa yatanzwemo keshi ntago yagenda ngugere kwa mu banyerondo ntago bayakire buriya ntago yagera itabanje kwa mudugudu kuko ibintu byakorwa mudugudu atabizi. Engineer nta kintu yahawe? Nta na kimwe. We nta na kimwe. Ahubwo amaze kumenya ko ubwabo twaba kandi rwe watwohereje nyine ngo tujye kureba abo bantu. We ngo nta kibazo rwose ibyo abo bantu yabahuje guti yabahaye nimero zabo barahari hano mu baturage baragenda barahari n'ibintu bizwi. Ntago ari ibintu by'ibanga. Nyuma y'ibibaye urasaba iki ubuyobozi bwite bwa leta? Urasaba iki umujyi wa Kigali? Urasaba iki Rwanda Housing Authority? Icyo nasakeka bamfunze byuze nkaruhuka. Byonyine. Wa? Byagira gute? Papi. Mfite agahinda kenshi kabisa. Kenshi cyane. Kandi katazanashyira vuba. Kwari cyakorwa kini kitaruko. Gukora barongera babizamure se. Gukora barongera bazana izi bloke bamenaguye bagize amasima se. Gukora se baransubiza amafaranga. Gukora se byibuze abantu bananiwe gukora ukuvuga ngo byibuze isenyura ko itafari ku itafari bloke tuzishyire kurana byibuze tunazigurisha cyadushaka iki. Kuko izo mpigi zose zagendaga zifotora ariko abandi bantu babanje guca. Uriya rero yese kansuzo ngira kaza mwifurize amahoro y'Imana muherere waswe siniba uri mitoro mwifurize igitondo cyiza n'ibiri mugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongere kugira umugisha wo kubana namwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 20 ni isa 12 zifunze mu kadomo z'uyu munsi ku itariki 20 aho tuje mu rubanza rwa DC Clement. Uyu munsi nibwo hari buze kuvuga byinshi by'umwihariko yaba ibigenanye n'amashuri abantu babonye arimo arasenywa ariko atujuje ibisabwa, by'umwihariko nibwo hari buze kuburana uyu mugabo uvuga ko ashobora kuba yarateje imidugararo cyase kigenanye n'imyigaragambyo muri rubanda. Abantu benshi babonye iby'uyu mugabo araregwa ibyaha bigera muri 6, aho benshi bari kwibaza ngo ese biri buze kugenda gute. Ashobora kuza kuburana ndetse bikaba amaherera kindi, nubwo harimo abari kuvuga ko uru rubanza rushobora kutaza kuba kuri uyu munsi bitewe nuko ngo hari amakuru bagiye bakura, ariko ni urubanza rwanditswe ndetse tunarusoma ku gihe bivuga ko ruri buze gutangira 3 z'igitondo. Uregwa cyase ushinjwa araregwa cyase arakekwaho ibyaha cyase arashinjwa ibyaha 6. harimo arakekwaho ibyaha birimo guteza imyidugararo muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko, gukoza isoni abayobozi b'igihugu
n'abashinzwe imirimo rusange ndetse no gukubita cyangwa gukoresha urugomo abayobozi bo mu nzego za leta. Ni ibintu nawe atazi neza ko ari buze gucika, ndetse abenshi bavuga bati biraza kurangira uyu mugabo amanuwe imageragere asangeyo bagenzi be barimo uwitwa Jihad ndetse na Fata ku mavuta. Uyu DC Clement ubwo yakoraga iki gikorwa kimeze nkaho arimo arateza imidugararo cyase no kuvuga ko hari abayobozi bamuyoboye ku bakozi bakora umurimo abenshi bakunda kwita ngo ni ikiyede cyase baba koze umuntu asanga bicaye ku gasima, avuga ko we ubwo yari yabihereye ibihumbi 900, ariko ibihumbi 900 bidafite inyandiko ndetse nawe yabihaye by'umwihariko, dore ko nta muyobozi ugaragara muri inyandiko yiwe yuko yamuhaye, we akavuga ko aya mafaranga yahaye aba bagabo bakunda kuba bari ku muhanda cyase, reka ngiye mbite abakarasi mu rurimi rw'iwacu cyase mbite ba rwiyemezamo, bitewe nuko mu gitondo barabyuka bagafata igitiyo ndetse n'ipiki bakajya gushaka amafaranga yo kurya uwo munsi. Uyu munsi nubwo urubanza rwa DC Clement ruri busomwe cyase rugashobora kuza gusubikwa, hari byinshi byibazwaho. DC Clement ubwiwe niwe wisabiye ubuyobozi, aravuga ati nibambabarire bamfate bamfunge, ariko ukibaza ngo ese birashoboka ko neza umugabo nyamugabo ashobora kwifuza ko ashobora kujya gufungwa bitewe nuko ngo ashaka kuruhuka mu mutwe? Ari byo abanyarwanda benshi batumvisheho rumwe ndetse ntibanaruvugeho rumwe, bakavuga bati uyu wasabye ko amufungwa afite byinshi agomba gukurikiranwaho. Abenshi banavuga ko uwitwa DC Clement iriya mitungo cyase ari amashuri n'ibindi bikorwa byose abantu bagiye babona, avuga ko hari ahagarariye nawe ibi bikorwa bitari bye byongeye muri rusange, ariko hari abari kwibaza ngo ese iri shuri ryaba ari rya DC Clement cyangwa ryaba ari iry'umugabo. Abenshi bagiye bavuga ngo aramuhagarariye muri iyi nyubako yasenywe ndetse no muri ibi bikorwa by'amashuri, ndetse n'abenshi bakibaza ngo ese DC Clement aya mafaranga yayakuye. Ntawamenya imva n'imvano yabyo, wenda turi buze kuba turi mu rubanza umuntu aze kumva byinshi ashinjwa, ibyo aregwa ndetse n'uburyo ari buze kwisobanura. Uraza kumenya impamvu DC Clement yavuze ngo niba ngombwa nge baze kumfata ubwanjye abanjyane kumfunga kugira ngo mbanze nduhuke mu mutwe. Ngende wari tubaza kubana 5 kuri 5 by'umwihariko uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4. Ndabashimiye ndetse mbahaye n'ikaze, turakomeza tubane. Na engineer wamushutse nawe yararimo, ni nawe watumye intambara hano zihaba. Engineer ubwe yaje azana ba Rusenyi, haza n'abapolisi n'abadaso. None bari barashwanye? Ntabwo tuzi ibyabo ubundi ko byagenze, ntabwo tuzi. Ariko engineer we yatinyutse z'amafaranga yari yazi n'ukuntu yamushoye ngo nahizo mpigi, ahubwo aza kuhagarikira bari mu gusenya. None igihe hari rero niyo mpamvu byateje imvururu, imvururu zibayeho bahita bashwana, imodoka byo bantuza batera amabuye. Ubu impamvu bino byose batabigejeje hasi nuko habaye intambara. Habaye intambara, ariko si wari gisigaye koko? Oya ntacyo. Nta gisigaye, dore ibintu byose babishyize hasi. Ntacyo. Kandi ntekereza ko n'izi bloke zihagaze nazo zirajya hasi. Nazo zagiye hasi. Ntabwo bizakomeza kuba kuriya, nazo zirajya hasi. Oya noneho bagiye no kumufunga. None se uyu mugabo hajya ngo yitwa Uragiwe n'Imana Notore. Navuze ngo ubanza Imana yamuragiraga yamwibagiwe kubera ko bamutwaye intambike. Ntabwo ugeze atera induru? Ntabwo yigeze avuga. Yavuze ngo iki? Natore uwo nguwo ukuntu yarameze, mbese ngewe twe tuzi ko inyubako ari Natore wenyine, ariko byagaragaye ko ngo bafatiraga ari babiri. Mugenzi we anadusobanuriye by'uki buryo bashatse amafaranga bishyira hamwe, bavuga bati reka dukore igikorwa umwiyororo umwana nta kibazo, turebe uburyo ki twakubaka amashuri. Yego. Bafatanya n'abagabo babiri ndetse bagiye n'inama. Yego. Noneho rero Natore we yanaje nyuma, wa wundi nyir'ubwite wari uhari, izo ntambara zabaye nawe yanakomeretse, bafite amaraso no mu kiganza. Yakomeretse. Genda kugurira kubera intambara zahabaye, barwanye bakubita abo bagabo barushenye, barushenye nabo bararwana, baje baturutse abo basenya, baje bavuye bazanywe n'imodoka y'umurenge. Nimuzo babo umurenge wacu baje abana, ni imodoka yabo yabazanye,
barasenya uwashatse kurwanya akomeye cyane rwose. Abakozi bari bose bateragura amabuye nawe urumva ahantu hari abantu benshi n'imodoka barayimenagura ibirahuri barangije bahita bagenda. Bamajije kugenda ubwo nibwo papi yaje umunyamakuru araza ibyo byose nanjye nabimenya ariko mpageze kuko njye nasanze Ndahiro ataratangira ikiganiro agitangije mare nibwo ayo makuru yose nabashije kuyumva menya ko none se uyu mugabo ubwe yabwiye ubuyobozi ngo iki kuko byanga bikunze ntabwo yari abanyerondo genda afata amafaranga mu bwajye kukugura yari abashinzwe umutekano bameze gute ko dusanze bahavuye ni abapolisi bari bahari abapolisi bari bahari daso zari zihari ndetse izo daso n'abapolisi niyo modoka bayimenagura abantu yasobanura ubuyobozi ngo iki na polisi igihe bahageraga. yewe icyo nabonye polisi uburyo zajemo twagiye twumva baravuze ngo imodoka ya polisi iraje. Imodoka yaje imajije kuhagera ubwo papi uwo munyamakuru papi yari arimo avugana na nyir'ubwite. Noneho ubwo iyo modoka ikimara kuhagera abapolisi baje hano kuri teri bari na benshi cyane harimo n'abadaso n'abariya b'abanyerondo b'umwuga. Ubwo icyo bakoze bahise bavuga ngo barashaka nyiri ino nyubako. Umupolisi umwe mukuru waje avuga ngo ndashaka nyiri ino nyubako. Nyiri nyubako rero bamutwaye bamutambikanye nabi. Bahise bamumanukana jugujugu cyokoza umunyamakuru yagerageje ibishoboka byose abirukanka inyuma. Ajya no gukamera iyo modoka yamutwaye. Bahita bafata imodoka zaje ari ebyiri ari iyo ngiyo y'umurenge n'iy'umutekano. Babandi uwo mugabo nyine bamutwaye bamutambikanye nabi ngo niba bagiye kumufunga ntitubizi ariko icyo twabonye umuturage wacu bamujyanye kandi yanahohotewe yangirijwe ibye. Ku bwawe nicyo kintu wifuzaga ko wenda cyakorwa kugira ngo uyu mugabo ye gufungwa? Ikintu ngiye nabonye uyu mugabo nubwo yaba wenda hari n'ikosa yaba yakoze ariko mu by'ukuri yahohotewe kandi ahohoterwa yashutswe n'abayobozi. Niba yashutswe n'abayobozi rero ahubwo ikosa ntabwo ryari gukosorwa kugira ngo bahite bamufunga ahubwo bagomba kureba mu nzego bagahera mu nzego babandi bamushutse. Engineer cyamuvuga engineer nta n'icyo adatumariye niba ari umuntu uzakajya ku baturage akajya kumushuka ngo jya gushaka ngo abahigi. Uwo engineer utinye kuvuga ngo bajye gushaka abahigi babahe ruswa ni ruswa kuko ruswa yumvikanye kandi umugabo yagiye ati nawe yitangiye. Ubwo engineer si wamushutse ubwo ahubwo iyo bafunga ni bamushutse bakareka n'ibyo byangijwe bikangirwa ko byari byarangiye byo. Imbaraga zituma avuga ngo ruswa narayitangiye ari kuzikurahe impamvu zivuga afite gihamya yatubwiye ko SMS zose zifite. We mu by'ukuri ntabwo yabahaye ngo mu ntoki ntabwo afite bwo gufungwa se ko ruswa wayitanze niwe yakiriye byose kimwe. Umunyamakuru yamubwiye yamuhaye mikoro aramubwira ati uwo mugabo numvisha namubwira ati uzi ko uri umunyamakuru nawe ndabizi ko uri umunyamakuru ati wemera ko uwatanze ruswa n'uyakiriye bose bafungwa kimwe ahanwa kimwe. Ndati ndabyemera. None kuki warenze ruswa ya gutanga ruswa kandi uzi ko ruswa itemewe. Ndi yavuze ati ngewe kubwa akazi kanye nari nkeneye kandi nangiriye inama n'umuyobozi nabonaga atanshutse nanjye naremeye ntanga ya mafaranga kugira ngo inyubako yanjye inyubako yanjye niyubakire. Nuko nabibonye nuko binabyumvise. Wenda hari wasanga aratanze agira ngo wenda Imana yaha ubuyobozi ibisanzwe no kumba Imana yaha impigi. Yaramwibwiriye ngo yaha impigi. We yaramubwiye ati ngewe aba bantu umwe yari yahagaze hano kuri teri bahagaranye twetso he yarahagaze hano. Aramubwira ati rero wowe nshakira abantu bita impigi. Izo mpigi nizo zituma abantu batiyubakira. Izi mpigi uzimpera amafaranga numara kuziha amafaranga zirakureka wiyubakira. None kubera iki bazira amafaranga n'ubundi ntizanyuzwe zarakomeje ziragenda zitanga amakuru? Yewe uko nabibonye buriya abaturage rubanda rugufi tubigenderamo. Uko nabibonye uriya mugabo yarashutswe izo mpigi uriya engineer wavuze izo mpigi nuko yari yazohereje. Ahubwo uriya engineer yoheje izo mpigi amajije kuzohereza mu ibanga ubuyobozi nta kintu bwari bubiziho. Ahubwo ubuyobozi bwaje kuje kumenya amakuru yuko uyu mugabo afite iyi nyubako ari kubaka. Ubuyobozi bubyinjiyemo bubona ko iriya nyubako itemewe. Ubuyobozi nibo bwabyikurikiraniye ariko impigi zariye engineer ngo nta faranga yamuhaye mu ntoki. Yahakanye ati engineer nta faranga nigeze mu ntoki. Yahakanye. Ubwo rero urumva se engineer niba yashumurije izo mpigi zikaza hano zikarya ubuyobozi urumva bwari bubizi. Bure wasanga wenda engineer bafite ibibazo baragiranye ibibazo. Ariko ubuyobozi ntabyo bwari buzi iyo gitifu n'urengera ntabwo bino bintu byari kubaho. Ariko ntabwo yamugambana ntibibaho ahubwo wenda
ushobora gusanga hari na engineer cyangwa atarabimenye ibyo ari byo. Engineer dore ukuntu bimeze. Ese kuki yagiye kuvuga engineer ubwo akavuga ngo babwire izo mpigi saba muhigira ubwo ngubwo. Tujye tuvugisha ukuri nabamuhigira kuzohereza zo zimaje gufata ziramushyira ariko ubuyobozi butabizi. Abayobozi batabizi kuko kiriya kintu kiza kumenya n'ubuyobozi ndahamya yuko gitifu w'umurenge kiriya kintu yakimenya kitari kugira ahangaha. Yego Jye gitifu w'umurenge mu gitondo namwiboneye. Gitifu w'umurenge yaje mu modokari azara n'uw'akagari. Noneho ntekereje ukuntu ejo bundi hari haje imodoka y'umurenge igategeka ko uyu mugabo abisenya. Yego Noneho ngo umugabo arababwira ati jye ni mureke ndabyikoreraho. Wibisengera rwose mureke mbyikoreraho neza. Yego Barangije ubwo niko yavuze. We yaranabisabye. Yego Ati mureke mbyikoreraho nubwo basanze yaratangiye kugenda bikuraho. Yego Yakizemo abakozi. Noneho gitifu w'umurenge ngo yaje mu gitondo araza yivugane n'uwo mugabo nyir'ubwite niba bivuze. Yaje ngo aramubwira ati ariko kuki uyu mugabo asuzugura cyane. Yego Undi ati simbizi. Aturabizi ati n'aya mashuri ahubwo nayo ntabwo yemewe. Ati nayo nareba nayo turayafunga. Yego Ngirwa ijambo ngo gitifu w'umurenge yavuze. Arangije ngo avuga ngo yahise ahamagara. Aho yahamagaye ubwo simpazi. Yego Ahamagara izo za Rusenyi ngo avuga ngo bareza 15 baze bari turi inzu. Gitifu w'umurenge. Yego Gitifu arangije arigendera. Bigaragara ko gitifu w'umurenge iyi nyubako atarayizi. ntabwo arayizi. Ahubwo yamenye amakuru. Ikigaragara nuko gitifu ntabwo aya mashuri yari ayazi, ariko umuntu akibaza aya mashuri ko numvise ngo nabo bashobora kuyafunga ntiyemewe gutatemeye kandi abana bayigiragamo kandi barayubatse inzego zibireba kandi hari n'abana ubuyobozi biga mwahangaha kuko byanga bikunze nanga hari abana kandi biga muri aya mashuri kandi hari n'inzego z'umutekano ba mudugudu ndetse n'abagitifu b'akagari barahari. Aya mashuri ntabwo bari bayazi. Aya mashuri yarazwi. Aya mashuri amaze igihe. Aya mashuri ajya no kugira ngo abana batangire kwigamo. Yego Aya mashuri yaratashywe. Yego Atahwa nanjye nari impari. Yego Ari abaturage ari inzego z'ubuyobozi. Ndetse no ku murenge hari abaje. Yego Ntago byari ibintu by'ibanga. Amashuri aratangira arakora. Yego Uyu muhungu uyu muhanda urabona twari twarawukoze. Yego Nuwaje abaturage twikoreye. Uyu muhungu yagerageje ibishoboka byose akayazana latirite akora uyu muhanda neza pe. Yego Byari iterambere. Abana bacu bigaga. Ndetse kubw'ubushobozi bwawe bungana mukavugana abana bakiga. Ayo mashuri rero igihe yagiriyeho barakirebaga. Yego Ubwo rero uburyo ki yashoboye kuba yarakaye ngo akaba yavuze ngo nayo bayafunge. Mpamya yuko bishobora kuba ari cya kibazo cyavutse cyagaragaye ko bongeye handi mashuri kandi atarabizi. Yego Nk'umuntu w'ubuyobozi nawe buriya ababibazwa kandi azira ubusa. Yego Ngewe gitifu w'umurenge nta cyana mubonyeho kuko yakoze ibyo. Oya hindi genda baba baranamuhinduye ari undi wahaje. Oya niwe. Niwe musanzwe mumuzi. Niwe. Ye Nagirangiza akavuga ngo amashuri ntabwo ngo yemewe ntabwo yemewe ngo agomba gusenywa nawe ngo nareba nabi cyangwa se agafunga. Oya aravuga yavuze ko yasengwe nyir'ubwite yo yivugiye ngo gitifu yavuze ngo uyu muhungu arasuzugura. Afite agasuzuguro ko bamutegetse ko bisenya ntiyabirangiza. Yego Arangije bavuga ati kandi nareba nabi nayo turayafunga. Iryo jambo ngo yavuze. Iryo jambo yavuze. None se nkawe utuye ahangaha ntago mugeze mubona umukuru w'umudugudu ahagera? Ntawe. Muramuzi se ahubwo? Turamuzi. Iki kibazo sinagwa arakizi. Atakizi se cyangwa nawe hari uburyo yaba yarariye. Oya ejo yariye ahubwo umunsi w'ejo ko biravugwa ko ruswa yatanzwemo keshi ntago yagenda ngo ugere kwa mu banyerondo. Banyerondo ntago bayakire buriya. Ntago yagera itabanje kwa mudugudu kuko ibintu byakorwa mudugudu atabizi. Kuko izo mpigi zose zagendaga zifotora ariko ahandi hantu babanje guca. Uriya rero abanyerondo ntago bari bahari. Uriya hari ikintu nyiraho nkubwira. Ushobora no gusanga yavuze niyo ruswa y'ibihumbi 900 irenga na miliyoni n'igice. Yego kuko ubu nshobora guhamya nkuko nge nkavuga nkabishyira muri rusange kwirengera. Reka tujye tunavugisha n'ukuri. Ari ushobora no kuvuga ugasanga ahubwo wowe wijyanye habi. Yego Akavuga ati noneho nivuga mudugudu nayindi mudugudu we noneho ntaho ndabandi na bya bintu hari icyo nzongera gukora. Yego Ariko ikigaragara cyo ntabwo ibintu bishobora kuvina ngo bijye ku kagari bijye ku murenge bitabashije kugera kuri nyir'urugo. Nyir'urugo ninde si mudugudu. Mudugudu rero ngewe ejo icyo niboneye isaha saa 4 n'igice. Yego Ngewe nagiye kubona mbona imodoka y'umurenge nciyeho hariya haruguru iwanjye. Inciyeho iramanuka iri kumwe n'abanyerondo iza hano. Yego Mu minota nka 30 mbona haje iya mudugudu. Yego Mudugudu byumvikane ko yarahamagajwe. Mudugudu yavuye mu modoka yiparika hariya haruguru
aramanuka n'amaguru azamu. Yego. Ibyo bavugaye simbizi kuko ntabwo nari ndi kumwe nabo. Mudugudu. Hashize akanya mudugudu yahise azamuka asubira mu modokari ye iy'umurenge nayo ihita ikatira taha. Yego. Ariko amakuru namenye abaturage bari hano barababwiye ngo musenye mukureho. Ntabwo rero ibindi bya mudugudu nabo ntabwo nzi byari byo. Hano harya ngo ni muwe mudugudu? Mudugudu wataba. None se hano ntabwo ari mu miturire? Ntabwo ari mu miturire. None se uyu mugabo yaba yarakoze ikosa? Aha ni mu buhinzi. Twebwe rega ikigaragara mujye mutubariza nk'abaturage. Nawe najyemo aribyo ndi bumubaze. Emwegere. Twebwe dore ikintu mwe kuya mudufasha. Yego. Umuturage yagize ubushobozi bwe. Yagize ubushobozi yumva ko hano agomba kuba yakwibakira ishuri. Yego. Noneho akamugira inama niyo bamushutse. Iyo baramuka bamubwiye batanu ntago ari mu miturire. Ntago ari mu miturire. Ntago ibintu ugiye gukora by'amashuri byemewe. Ngewe icyo mvuga abamuhaye ibyangombwa ntago bari bazi ahantu batangiye ibyangombwa. Cyane rwose cyangwa nyina nakiboneye rwose icyangombwa barakimuhaye. Kuko hano nimba atari mu miturire akaba ari mu buhinzi ntago hakwiye kuba amashuri. Icyangombwa ukuntu kivuga. Yego. Hagisomye numva. Hano uyu munatori ajya kugura yaguhaguriye umuturage wari uhatuye. Yego. Noneho yanzu ya muturage yari irimo. Natori rero cyangombwa cy'ukuntu kibagisomye nuko cyasobanuraga kivuga ko yari yemerewe kugira ngo avugurure yanzu. Yego. Agakura isakara agashyira isakaro ryiza ariko adahinduye igisenge. Yego. Akubaka metero 7 kuri 7. Yego. Ni 7 kuri 7. Noneho natori ngo ntago ari byo yakoze. Umunyamakuru papi yamubajije ati se kuki ibyo wasabye atari byo wakoze cyangombwa ko kirimo gushinza ko wanyuranyije n'amategeko. Yego. Ndaravuga ati ngewe cyangombwa bampaye cyari iki. Ariko nararangije nihamagara engineer. Engineer araza hano kuri teri. Mwere uko ikibazo kimeze. Engineer arambwira ati wowe bikore gutya. Hamagara abahigi. Abahigi ubahe numara kubaha uziyubakira kandi bizakunda. Ni wowe mwibwiriye. Noneho birangiye. Abo bahigi bivuze ngo bajye barya ruswa nabo batumye batabizi. Cyane. Babahigi rero baraje bareba uyu mugabo nyirubwite. Ariko urumva kuntu bari amafaranga menshi. Menshi 900 niyo yabahaye. Yabahaye impigi. Hane se izi mpigi burazijya zonyinera? Nta wundi muntu mu buyobozi yigeze avuga. Nta muyobozi n'umwe yigeze atunga urutoki banamaje bati se engineer se we ntago wenda baramuhaye mu ntoki. Aravuga ati engineer ntacyo nigezemo. Yavuze abahigi gusa ngo bahihumbi 900. Yego. None se ngiye ikintu rega nge ndi kwibaza nk'umukuru w'umudugudu aya mashuri ya mbere ari abana bigiramo asanzwa yazi yubatswe abireba cyane rwose sibyo kugeza ubwo umwuga bashatse kugira ngo yagure amashuri cyane rwose hano nabonye ko wajya ngo harimo n'inzu hano harimo inzu y'umuturage yaramuguriye yego yaramuguriye kugira ngo yagure amashuri ye habe hanini yego ko n'uzi se yarahamaza abana kujya bakinira yaho ubwo hariya mu kigo urabonamo harimo hagati ubu niho abana bakiniraga ubwo abana bashobora kuzajya bakinira n'ubundi hariya mo hagati mu kigo ubwo ndiko yenda ari yabiteguye yego none uyu mugabo atuye intanga nyira aya mazu nyira aya mashuri oya atuye Kabuye rero byose yarumujeje tafaranga oya yararifite none se ubwo ntabwo bibona yuko ahavuye aha n'ayandi mbere faranga ari ntabwo ubuhabona nk'amagambo yabwiye polisi mbere ukagenda ni nka yahe nimbaro nta kintu yigeze avuga mu babirutse inyuma uko umunyamakuru yirukaga inyuma nanjye nabirukaga inyuma uwe baje bahita bamujyanye bahita bakingura intuza imodoka bahita bamushyiramo bahita bafata imodoka zabo uko ari ebyiri barazatsa bahita bagenda nta kintu na kimwe bemerewe ko akora cyangwa avuga papa icyo yakoze umunyamakuru yakoze kugira ngo abafotore afate iyo pareye afotore iyo modoka naho nuko yari yicayemo kose kuko papa nawe yiruka kugira ngo nuko afata amakuru neza uwo mugenzi wa reka mubaze wowe ko wari uhari nta jambo wumvise avuga uyu mukire nta jambo yigeze avuga rega yari afite agahinda kenshi ntacyo kuvuga yari afite noneho gufungwa yanabishakaga gufungwa se none se yabyisabiye we yabyisabiye aravuga ati ngiye ni mu wakwisabira gufungwa yabyisabiye bamubajije bati umunyamakuru yarangije amubwira ati se we nta kintu basaba se wenda cyakurenganura cyangwa cyakurengera
uravuga ati nta kindi kiri nasaba ngewe ntibamfunge undi ati se kugufunga urumva ari byo byagira icyo bigufasha aravuga ati reka nkubabwire reba bino bintu byangijwe hano yego nta na kimwe bashobora kuba cyakora ngo kigaruke yego aho kugira ngo rero n'ubundi niba nahombye ntibamfunge basi nduhuke nuko hanyuma rero abaturage ati rero nyamara twebwe twakoze akazi ahangaha twakoze ikiyede ati abana bacu bigaga ahangaha cyane rwose ati none se biraza kugenda gute kuri amashuri bayasenye kandi twagize amahirwe twabonye ikigo hafi yaraje kudufasha uno mubyeyi biraza kugenda gute oya uretse n'ibyo ngibyo uno muvandimwe wubatse n'amashuri anadukoreye ibintu byinshi yego yishyuriye abaturage barenga 100 mituweli hari n'abanyeshuri biga ahangaha batishyura yego yarabafashije dore yaje imihanda yarapfuye atumeneramo ratirite imihanda imera neza yego rwose nibamurenganure natwe baturenganure amashuri ye rwose ayagure nk'uko bishoboka nyine ayagure ariko yari yakoze ibishoboka byose abana bigaga ngewe ikintu ndi kurebaho cyane reka nyikubwire wa mubyeyi we ariya mashuri ya mbere yarubatswe yubakwa ahantu mbese ubwo ntabwo ari mu miturire ni mu buhinzi sibyo amashuri ubundi ajya mu buhinzi erega ari amashuri abona ari amashuri amaze igihe yego ari amashuri yarubatswe abayobozi bari bariho yego kandi n'abo banyeshuri bigaga barabizi none se ibyo bintu byo kuba mu miturire natwe tubimenye ubu ngubu tubimenye ubu ntabwo twari tuzi ko aha hantu bashyize mu miturire ahubwo nimba ari ibyo mwebwe mutuyanga mwese muravamo hano hazajya hahingwa gusa wese ugomba byashoboka kuko noneho birenze ukwemera noneho byibuze umuturage nimba arahatuye yenda kugira ngo ajye nahinga nimba ari mu buhinzi ariko nimba hajemo n'amashuri noneho ni ikibazo gikomeye ayo mashuri rero izo nzego z'ejo zirabizi neza ko aya mashuri ahari kandi nesa yari yamwemeye yuko agomba kwagura amashuri yego agomba kwagura no mashuri nesa ninde nyine ni abashinzwe nyine ubutaka abashinzwe ubutaka uburezi ubwo hanyuma se aya ngayo yayashatse kubaka cyangwa se aya ngayo yubatse akagura yo nta byangombwa yasabye kandi nyine ariyo bari baramwemereye kuba yakagura amashuri ari byo bari baramusabye ariko urumva yatanze mwatubwiye ko yagiye ahereza impigi izo mpigi rero yagiye harimo ngo n'izo 1,900 byose byanga bikunze ntabwo ari kuba yatanze icyangombwa ngo narangiza agira uti atange n'amafaranga icyo cyangombwa yakimuhaye nabi kandi n'uwakimuhaye niwe wamuyobeye kuri abo bahigi kuko nawe ntabo yaraza abo bahigi niwe wabamuyoboyeho ngo abahe amafaranga yakimuhaye nabi icyangombwa yakimuhaye nabi gute yakimuhaye ari icyo kwagura arenza mezire akimara kurenza mezire undi nawe araza aramubwira ati ngenda kugira inama yo twavugaga ushobora gusanga uyu mukire wubatse no mashuri ari we munyamakosa gute kuko urumva nimba baramubwiye ibyo agomba gukora we akarenzaho si ikibazo icyangombwa kiragaragaza yuko ari mu ikosa ari mu ikosa ubwo ari mu ikosa icyangombwa rwose kirabigaragaza none se ko numvise abaturage bavuga ngo yisabiye ati njye nimufunge ngende nduhuke kuko baramufunga nagende bamufunge nawe ubwe yiburanire rega nawe yiburanira aburanira ibye nose ubwo we yahisemo yuko bamufunga ari uko we nta bwenge afite ntibamujyana agenda aburana ibye nyine nose ubwo we miliyoni 60 uzajya aha hantu ukifuza kurara mu nzu ugasinzira none se yanakwiyahura kuko miliyoni 60 yashoyemo none zose zirahiye erega zirahiye n'ibintu bakoze ahubwo nariya mashuri buriya baza kuyafunga byagenda gute ko ari mu buhinzi ari amashuri ntabwo bazayafunga niba yafunga murabigenza gute baba barayafunze kera nawe kandi dore abaturage impamvu muvuga gutya dore namwe mubanza mugeze guteza akavuyo mbese mugaragaza ko mufite agahinda none se mwabigenza mute
ntacyo twakora kuko twe ntabwo turi hejuru y'amategeko. Amategeko nareba akabona yuko n'aya mashuri atemewe ubwo nyine nyir'ubwite arihombera. Ariko leta izi kureba kuko buriya leta ni umubyeyi nibona ikabona ko aya mashuri yabashije kubaho kandi hari icyo yaramariye abaturage imugirire neza aya yari ari hagumeho abana uko biga bakomeze bige wenda aya ngaya kuyongera birorera ariko aya ariho akomeze akore. Yego je numva aricyo namusabira. Hanyuma rero uyu mugabo mwatubiye ko adatuye intanga cyakoza ashobora kuba ngo atuye ni Ijabo nani Ikabuye uko nangangira ngo ni umurenge wa ni Bweramvura. Turi umurenge wa Jabana akagari ka Bweramvura. Akagari ka Bweramvura. Urabona ko amashuri ahantu yarari nubwo umuhanda uhari wagira ngo ni muri site ariko ntago ari muri site. Ntago ari muri site. Ntago turayigeramo. Urumva rero yakoze amakosa we yakoresheje imbaraga z'amafaranga ahereza imigi 900 bakenyereraho bagenda binywera izo byeri hanyuma birangije bamuteza iki ubuyobozi sibyo kuko nimba ari amashuri yarayubatse mu buryo butemewe n'amategeko bwari bwemewe ariya ntago bigeze bagira ikibazo nubwo bigeze bamusenyera none se ngiye ikintu nibaza ni gute ubundi ubuyobozi butanga icyangombwa cyo kubaka sibyo ikagitanga ahantu atemewe kubakwa mu buhinzi. Buriya rero nicyo namwe mamushinzwe kugira ngo iyi nkuru ibiri bugera ahantu kure cyane. Buriya na Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu abatureberera byose mugeraho akabyumva. Niba bumva abaturage batarimo se badushyira ahantu habi barimo badushuka niba ahantu ni mu miturire ngewe ndaje kubwo ikibazo cyanjye mfite ndaje uranshutse umpaye icyangombwa ngo ninjye kubaka utima amafaranga ndayaguha kuko nyafite nindangiza leta nibire bikabara narayubatse ahantu hatemewe bayasenye usange ndahombye kandi narashutswe n'abakandi bari babayobozi. Uyu mukiri ubunari bwiyahure uretse Imana igomba kumufatika mukomeza kuko afite umutima woroshye na kwiyahura. Umundi none ikintu twebwe dushaka twebwe ikintu dushaka kuko ibi byose bya inzu bibaze guhera wubaka amabuye hasi inzu ikageraho bageraho kuyisakara inzu bakaza bakayihirika byongeye noneho si n'inzu yo kubamo ni inzu yo kurereramo uru rubyiruko mubona bano bana bari kubyiruka nimba baje bakabikubita hano hasi gutya n'ubuhe burere bari guha wa mwana ni ikibazo ubu rero ubundi perezida bundi wakagomye no gukemura kino kibazo ntago niyo yaba yubatswe nta muntu wemerewe gusenya ikigo cy'amashuri ahubwo bari kuza bakabireka. None se ari umwana wiga hano arahari yigira n'ubuntu yigira ubuntu yarabeshye yigira ntago njya nishyura rwose ubu ndanivuza kubera iki yabonye nishoboye umwana wanjye aramufata baramwigisha arayishyurira na mituweli koko cyane rwose none birangiye kabije none birangiye aho yari kuzakomereza bahasenye ariko yashaka no gushyiramo primaire ni primaire n'ubundi ni primaire ntago ari maternelle oya ni primaire kugera P6 Ndakeka byose nta bihari. Iki kigo bishiraga ngahe? 150. Amukeye yabonaga. Yabonaga ariko rwose na perezida bibone rwose nta bamukuye amata ku munwa. Cy'amashuri. Uyu mukire ko bamukuye amata ku munwa. Oya kubera Imana ariko birakunda ngiye na perezida. Usiba ibintu perezida ntabwo yabazi ko bari gusenya ibikorwa remezo gutya by'amashuri. Ariko nimba none se nimba ari mu miturire nani nimba ari mu buhinzi byagenda gute? Uzingiye mu cyifuzo. Yende icyangombwa aragihawe banakimuha ari kugira ngo wenda basayidira abaturage babiboneho ko ari ikosa ariko nanone ntabwo yari gufata mezire agomba kubaka murangiza yiyongerere bivuze ngo we yashatse kugira ngo yirwaneho abona ko yaguze n'inzu y'umuturage arayikubita arayisenya aragura sibyo ariko ibyo yasabye si byarakoze. Buriya rero abanyamakuru ngiye numva ikintu mwadusabira nk'ubuyobozi inzego zo hejuru. Yego twebwe dufite inzego kandi zituyobora nuvuga ngo dufite unyirisibo tukagira mudugudu yego tukagira gitifu w'akagari tukagira gitifu w'umurenge izo nzego ni inzego zituri hafi yego inzego zigomba kuba zatuyobora rwose zikatubwira ziti imuca iki kirakorwa ndacyana ntabwo kiri bukunde yewe numva izi nzego zidufashije niba ari n'izo migi batoye zirimo kugenda zivanga zikaza kurya ruswa z'abantu ubuyobozi butabizi bukamenya ikibazo nyuma izo migi zikavaho
none inzego z'ubuyobozi twitoreye twe tuzi kuko izo nta nubwo twazitoye nta nubwo tunazizi. ariko izo mpigi zirakenewe kubera ko niwumva nizo zigenda zireba aho ahantu ari hose. naryo mushyira mu itangazamakuru cyane izo mpigi dore cya ziboneke kibazo rero izo mpigi ziboneka ziboneke ni nazo tunashaka bundi kwanza. dore Eh. impinduka yacu rero twebwe erega izo mpigi ni abagabo banyu bagenda bahakaza dore se ikibazo Eh. rero nk'abanyarwanda cyo dushaka budusabire nibe umuturage kubaka turi bizi neza yuko nubikora arabikora bitemewe kuko hano ntago ari mu miturire yego ariko nibe umuturage aje agana ubuyobozi bukamwemerera buti genda niba ari agakoni ugishyireho Yego. reka tuve no kuri uyu mukire tujya Cyangwa natwe mu baturage. tuwarete. cyangwa tuwarete yego iyo tuwarete niba uyemerewe ukayemererwa n'ubuyobozi Yego. ubuyobozi bugomba kuza buriya abayobozi natwe abaturage turagorana umuyobozi ushobora kumwemerera tuwarete Yego. akakwemera tuwarete ukajya kubaka inzu ariko niba ubuyobozi bubimenye bwiza ngo bujye kuzana iyi modoka y'umurenge ni ukuri iyo ubibonye ngira ngo ni intambara iteye nanjye wabonye intambara baza bafite ndakubwiye wa mubyeyi ye n'inzu yawe iriho ari iyindi cyangwa se nk'uko iyo yaba yari yegeranye n'uyu barahirika n'uyu bamusenyera ye nta mikino baba bafite Yego. badukura imitima abana barabona bakiruka abantu bakuru turabona imitima ikatuvamo ni ukuvuga ngo ahubwo ubuyobozi bwakakubwiye wowe nyiri gukora cyaha byakosa kuko buri warenze hejuru y'amategeko nibaguhane kubera ko warenze hejuru y'amategeko ariko bya bindi banaguteye kubyikuriraho neza yego bitangijwe bitangijwe ubikureho neza nta kuvuga ngo nk'izi ntambara zabaye bamwe bakomeretse bavuye amaraso Yego. hagomba no kugwa n'umuntu ye yego Barwanye? yego iki no n'imodoka y'umurenge yagiyemo inkomere urabeshya uwo bazanye umwe ashinzwe wundi. umugerondo w'umwuga yagiye nawe rwose bamuhamije ni enjenyeri w'umurenge niwe wari ninde wamukomerekeje akomerekejwe n'abakoraga hano ye abakoraga hano rwose bamukomerekeje Mbese abakoraga abafudi n'abayede se abari bahari bari bahaye akazi ko gusenya Eh. ni ukuvuga ngo ubundi natori yari yatangiye kubyikuriraho yego natori iyo bamwihorera wenda akamuha iminsi 2 cyangwa 3 Yego, birangiye. bamubwira bati kuraho yagomba no gushyiramo n'abantu na 50 Ye. bakamukurirayo ibikoresho bye ibyarokoye akabirokora ibyangijwe bikangizwa ariko yagakuraho ibye neza ariko kuzana abantu kuriya barushenyi bakaza ni ukuri wangira ngo intambara iba yateye mu gihugu yego biraduhahamura abana bacu bikabatera ubwoba ugasanga abana bacu biri bica mu bwonko ntabwo bari kubona yuko iyo tugana cyangwa igihugu turimo gifite imiyoborere myiza yego mudufashe abayobozi badufashe mu nyobozi umuturage nakora ikosa yakoze ikitemewe abihanirwe kandi anabikureho yego isomo yego bimuvuna bikureho ko niba byubakiye ingayi nguko rero hanyuma rero uremera ko uyu mukire cyangwa se bano bakire bavuze mwatubwiye ko ari abantu babiri bishyize hamwe ubaka amashuri muremera ko uyu mukire ari mu ikosa ahantu ikosa ry'uyu mukire ni ku gipapuro bamuhaye yego ku gipapuro bamuhaye hari icyo nabonye yakoshejeho atujuje ariko nanone nkagarura ikosa ry'abakimuhaye yego abakimuhaye ubundi nibe engineer aguhaye icyemezo akurikirana yuko na cya cyemezo watse ko ariko arimo kugikoresha yagomba gukurikirana hakiri kare akaza kureba ko cya cyemezo koko icyo batse aricyo barimo gukora yego engineer yagiye ubwo aricara yituriza inzira agiye yubatswe ibyumweru bigeze muri 3 yego inzu yarigezaho kuzura nise ubwo engineer we yaramurebereye cyangwa yabashije kureba ko icyangombwa yatanze aricyo cyakurikijwe njye niyo mpamvu mbona abaturage babigenderamo uyu nawe bigendeyemo kubera ko bwa buyobozi ntabwo bwamuhaye hafi ngo bubashe kumugira inama no kumufasha mubwire buti ibikora ntabwo byemewe yego ngayi nguko rero ngira ngo abantu benshi babyumvise uburyo n'ubundi uyu mukire agize gutya aka cyangwa cyo kwagura ariko nanone akiyongereraho ariko abantu bakavuga bati se aho yongeyeho yaza ko ariho basenyaho sibyo buriya nibyo rwose bagasenyaho yongeyeho abafite icyangombwa bakahareka ye none se ko basenye hose wowe nta kindi kintu ubona cyihishe inyuma bitahishe inyuma se bagasanga ubu se icyangombwa muhaye nyine kimaze iki ntacyo kimaze niyo bakireka ariko harimo ikosa yakoze ariko buriya yitwara neza ntibari no kumufunga oya we gufungwa yavuze ati nimujye kurufunga ariko niyo atanabivuga n'ubundi bari baje ntabwo bari gusubira inyuma n'undi bari kumujyana kuko n'ubundi yabivuze atari yabonye ko iyo modoka ya polisi yaje yari yibereye aha bukaya tubona polisi iteyeho ntabwo yazi ko iyo modoka yaje urumva ko n'ubundi gufungwa byo bari bamugeneye ngayo nguko rero yakoze ikosa rikomeye ryo kuba nanone yaratanze ruswa icyo ni icya mbere
ahereza amafaranga 900 izo mpigi, ariko mwumvise uvuga ngo izo mpigi zikwiye guhigwa. Oya ni muziduhigire muzihigwe kuko zirya ruswa. Zirarya ruswa cyane zikonka abaturage nta n'ikintu. Nimba babaha akazi wanasanga bahemba ku kwezi kandi batahembwa. Nimba bahembwa ku kwezi se barangiza bakanarya ruswa cyane rwose, ukabona abantu barakize kandi birirwa barya imitsi y'abantu. Ahubwo dore ikibabazanya kuba umunyamakuru, izo mpigi zirubaka buri munsi. Aho zituye zirubaka bagomara yanjye zirubaka buri munsi ubwo zubaka mu mafaranga zibarya cyane. Ibipangi waba amazu zirapanga ibacicikana kandi abaturage tubireba. Wakora iki? None harimo n'imyiguzi ari mabuzi. We nose ntago duturanye ntago ari abina hanga. None kuri mu basenya ndimo masenya nje ko bansenyera bagasenya n'abandi baretse natwe tukaba nkuko nabo babayeho. Erego bariye naye mafaranga se ahubwo nibura ntibana kugira ngo bagiye gutuma bana gusenyera. Ingayi ngukoro turabashimiye cyane mwakoze, ariko none muze gusengera bimukire wanyagaruke. Imana irabikora abana banyu babashe kwiga neza, ndetse kandi yongere asabe n'imbabazi ubuyobozi akomeza ibikorwa bye byo kubaka, hanyuma abana banyu bazabashe kwiga. Uyu mukire wacu rero nta n'impamvu Imana itazamufasha. Uyu mukire akimara kugera inaha yagerageje kwitangira abaturage pe. Ayo mafaranga yo gufasha abantu yatangiye mituweli ntabwo yabigize mu ibanga. Amafaranga yatanze ku rwego rw'akagari. Ati nyamuneka mu mudugudu mudushakiremo abantu batishoboye nge mbatera inkunga babashe kugira ngo nabo babashe kwivuza. Uwo mukire urumva ko ntakatagize. Araza abwira abaturage ati munshakira abantu barimo abana bacikishije amashuri batiga mbafashe abana baze bige abana bari kubinzerereza. Urumva uwo muntu Imana itazamufasha? Ni ukuri ibikorwa yakoraga uyu mwana w'umuhungu yabikoraga afitemo n'urukundo, ntago Imana yanamwibagiwe kandi ndabizeza ko izamufasha. Numvise ngo arimo n'abana yateye inkunga bakajya bigira ubu bariga rwose. Kandi ikintu cya gatatu umwana w'umukene ntabwo yishyuza. Reka nibarize uriya mugabo, numvise nawe avuga ati cyane rwose bari amakuru afite ku bubanyi bwiza n'uyu mugabo. Yewe icyo nakongeraho ibintu yadukoreraga byari byiza cyane. Sinibaza uburyo basenyera uyu muntu kandi yari afite n'ibindi bikorwa yari yarashinze ku rundi ruhande. Urundi ruhande ruhe? Hariya yo hirya yari yarayashize hariya hirya yarayubatse. Atangiye kubaka n'amashuri y'abanyeshuri bazagira ute bazigiramo n'amashuri yisumbuye. Urabona n'ibikorwa yari yaratangiye. Yisumbuye gute? Yaragiye gushyiramo sogonderi? Umwaka wa gatandatu. Oya se none yaragiye kuyashyiramo. None se ubu si ibikorwa bikwereka yuko yari arimo kwagura, yari arimo yagura. Abantu wenda bavuga bati wenda yari agifite materineri. Oya yari arimo yagura amashuri. Uwa kabiri n'uwa gatatu usabye n'ibyo birimo. Harimo uwa kabiri n'uwa gatatu. Ashaka kugira ngo ashyiremo n'uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu. Ariko urabona yuko bamushubije inyuma. Ariko twumvise ko nawe yakoze ikosa ryaho yatse kubaka ariko arenzaho. Aho yagombaga nayibaze uvuze ko ugiye kwagura ukubaka amashuri 3 bikanjya wubatse 10 numva udakwiye kubihanira. Icyo gihe ntago yose wakagombye kuyasenya nguhere ruhande. Wakagombye kusenya hahandi barengejeho akaba ariho bakuraho. Ariko urabona yuko hose bahereye ruhande. Mwese ubwo urumva ibyo bintu byumvikana? Ntago byumvikana. Bari gusenya ahantu yarengejeho ariko ahandi hagasigara. Ariko urabona ko bahereye ruhande hose barasenya. Kandi urabona nta mafaranga aba yarashoye. Bakagombye kureba za mezire yarengejeho akaba arizo babasha kugira ute gusenya. Nicyo kintu rero wabwira ubuyobozi bw'ina hanga muri Bweramvura cyane muri Jabana, kubera ko byanga bikunze aba bantu bitwa impigi. Impigi urazizi? Ndabizi bari abashanshu. Oya se kandi bashanshu bose nabo ntabwo zisenya. Abacanshuro ni bano basenya. Oya abo basenya nibo bacanshuro bakanitwa impigi. Oya Rushenyi zanwa n'umurenge. Ntabwo ari izo mpigi. Impigi ni abayobozi rega none Rushenyi bazanwa n'umurenge bakaza imodoka y'umurenge. Noneho abitwa ngo ni abacanshuro aribo
aribo baki nabitandukanye izo mpigi nge numvisha bavuga ko ari n'impigi uyu ni wabivuze ko ariko umuyobozi uriya wamuhaye icyangombwa engineer niwe bivugiye ngo ni impigi twebwe nta nubwo twabitaga impigi engineer niwe wavuze ngo ni impigi kubura ntibaziranye mwa ni nawe nabohereje rega buriya ahabwa ati mujye kumpigira niyo mpamvu yari impigi nge buriya niko mbibona buriya umukire agiye gukorera abazi ko afite amafaranga akohereza impigi ndetse si wavuze ngo naho izo mpigi ngo namara kuzihaziyubakira reka mbaze uyu mugabo hari umwana wigayo wiga hano njye wanjye yiga ku kindi ariko hari abantu benshi yagiye afasha abana babo badashoboye kwiga akaba yabafasha bakigira ku buntu nta kibazo none se mwigeze yenda muganira cyangwa se uramuzi neza ndamuzi rwose ubuzi ute rero none se reka nkubwire twebwe yadutunze mu bihe bikomeye yaradutunze pe gute yagutunze gute kandi atangira nk'ariya mashuri hirya bari mu bihe bibi bya danje bitagiramo n'akazi akadufasha tukabona akazi abana bakabasha kujya neza yego urumva ntawe ugiye kwiba urumva yuko yaradukoreye rwose yego ubuzima burakomeza icyo gihe nk'uko n'ubu ngubu wakoraga hano yararagariye nta kibazo yego ariko bakaba bashubije amateka y'inyuma bashubije ubuzima buranze neza neza hanyuma rero kwihangana bitera kunesha nicyo kintu wasaba ubuyobozi bwanyu uhereye kuri mudugudu hano muri Bweramvura muri Bweramvura hera kwa mudugudu nicyo kintu wabasaba nka ngenda basaba ubushishozi bakagenda no ku muntu wacu kuko nta cyaha yakoze ahubwo yagikorewe kuko bamusenyeye ibaza ibintu byahuruje polisi bigahuruza abanyerondo bigahuruza n'izo mpigi nizo zatanze amakuru bigahuruza numva abashinzwe umutekano bose haje polisi haje daso n'abadaso n'abanyerondo b'umwuga n'aya modoka yabonye siko nta bari kuvuga mwa bari kuvuga se bari kuvuga iki bari kukumerera nabi noneho ikipe yaje gutwara abo ngabo y'ubwayo ukuntu barapolisi ukuntu banganaga nta n'umuturage wari kuvuga ndetse ko nta n'uwo bagize icyo babaza baje batwara nyir'ubwite bamubwira ngo nabitaye bahita bamujyana reka tubashimire cyane kandi mwakoze nawe urakoze